ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. z'umusaraba mugira amahoro y'Imana abakurikiranye ubumwe bw'abera, nongeye kubasuhuza mabwira ngo ukuboko kwiza k'Uwiteka gukomeze kubabaho. Maze iminsi nimo kumva ibiganiro byinshi mushumba arimo kugenda akora nk'icyo yakoze ku wa mbere, cyari ikiganiro gikomeye cyane arimo kubabwira yuko imva mumazemo igihe kinini mugomba kuzikurwamo kandi koko ayo mavuta arayafite. Nongeye kubabwira ngo rero nanjye ndagarutse nka Silas, ngarukanye ubundi buhanuzi bushya, ngarutse izindi imbaraga nshya, ngarukanye ubundi bushobozi bundi bwo muri Kristo Yesu. Ngarutse rero mbabwira ngo igihe mwari mumaze igihe mumva hari ubundi butsinzi Imana izanye kuri mwebwe. Ndagira ngo dusenge maze ubundi hasigaye tubone gukomeza mwumva iki Imana yo kuvugana namwe. Mana turagushimiye kuri Imana ikomeye, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yahabaye na n'ubu komeza ubane natwe, komeza dushyigikire, komeza utwimane, ukuboko kwawe kwiza kube kuri buri wese abone ibyo akeneye, kuko igihe turi hano mu isi nubwo iturwanya ariko tuzi ko ushoboye byose. Turabigushimiye ko ugiye kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo rero dusome ijambo ry'Imana, tugiye gukomerezaho mwumva iki Imana yavuganye nanjye mu ijambo aricyo yampaye kugira ngo mbagezeho mwese. Ni ijambo dusanga muri Yesaya, Mubuhanuzi Yesaya 44 ku murongo waho wa 3. Mubuhanuzi Yesaya 44 ku murongo waho wa 3 aravuze ngo uwishwe n'inyota nzamusukira amazi, nzatembesha imigezi ku butaka bwumye, urubyaro rwawe nzarusukaho umwuka wanjye, n'abana bawe nzabaha umugisha. Imana ishimwe. Kanongere nsubiremo, aravuze ngo uwishwe n'inyota nzamusukiraho amazi, nzatembesha imigezi ku butaka bwumye, urubyaro rwawe nzarusukaho umwuka wanjye, n'abana bawe nzabaha umugisha. Imana ihimbazwe, inshuti z'umusaraba. Imana yongeye kungarukaho ivugana nanjye nk'uko mbabwiye igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. N'aya magambo Imana yampaye ngo mbabwire yuko igihe umaze kirahagije, igihe umaze kirahagije, igihe wari umaze uri mumva kirahagije, igihe bari baragupfundikiriye mumva kirahagije, igihe bari baranze kuvamo kirahagije, igihe nawe utashobora kubwinyagambura kubera imva bari baragukizemo kirahagije, igihe wabirebaga uri mumva ukareba ibyo ari kuko butabikoraho kirahagije. Ibintu birahindutse. Ni ukuvuga ngo muri icyo gihe wari umaze igihe mumva, nk'uko mushumba amaze iminsi abivuga, ejo yarabivuze, nongera kurushaho kubyumva, mfata umwanya wo kubisengera kugira ngo nanjye nongere kugubwa neza. Kandi ku bumwe bw'abera ministries mbifurije kukomeza kugubwa neza, kandi buri muntu wese nimba wumva uryohewe uhereza abandi biyandikishe, ugenda ubahereza bagenda biyandikisha bakora share, ibintu byose bikomeza kugenda neza kandi dukomeza kugubwa neza muri Kristo Yesu. Nari mubwiye ngo kirahagije. Inshuti zawe zakubona uri muri iyo mva ariko nizibikubwire, ariko kirahagije. We wari usanzwe ubizi kirahagije. Abavandimwe nubwo babirebaga bakabona ahantu wari uri nta cyerekezo wari ufite, babona nta nzira, babona nta buryo, ariko igihe wari umazemo kirahagije. Igihe wari umaze muri ibyo bibazo, muri izo ngorane, muri ako kaga, uri muri iyo mva, baragupfundikiye, abarozi barapfundikiye, barakizeho, mbese barakudanangiriye aho ngaho, kirahagije. Nje kukubwira ngo Imana yavuganye nanjye irambwa ngo nze nkubwire ngo igihe wari umaze kirahagije muri iyo mva.
igihe umaze ni kinini, igihe umaze ufite agahinda, igihe umaze ufite akaga, igihe umaze umugabo wawe ari ibibazo, niyo mwanaryamana niyo mwanaryamana mukaba muryamanye ubundi mwitwa ngo murakundana, abantu babona hanze bakabona murakundanye, murabanye, mugendana umuntu yitwaye mu modoka n'undi yitwaye mu modoka, bati ruriya rugo rumeze neza, ariko nahishuriwe yuko nubwo hanze bigaragara ko mumeze neza, ariko mu cyumba ngo nimba shitani yarabashyizemo ntabwo byari bimeze neza. Kirahagije rero, igihe kirahagije. Mwaryamaga buri muntu areba ukwe, buri muntu areba ukwe, ndetse harimo n'abikinishaga, ariko Imana yo mu ijuru ivuganye nanjye ibintu bikomeye, yanamishura ibindi, n'ubu ngubu irimo iragenda imishura ibindi, iramwe ngo kirahagije. Igihe umaze mu nzu utumvikana n'umugabo we, kirahagije. Igihe umaze mu nzu utumvikana n'umugore wawe, kirahagije. Igihe umaze byaragucanze, ubona byaragucanze, kirahagije. Ijuru ritagaje n'imakuru mashyashya. Wari umaze igihe mumva ingorane zarabenyije mu kazi, mu baturanyi, mu nshuti zawe, mu bavandimwe, ibyo wakoraga wari umaze igihe muri ako kaga, ariko kirahagije. Imana ishimwe ko gihagije. Hejuru y'ibyo byose wari umazemo igihe, hari ibindi Imana itangaje ku buzima bwawe. Kirahagije. Nje kugatangariza amakuru meza. Nje kugutangariza amakuru meza adasanzwe. Igihe wari umaze kirahagije. Abana barakunaniye, shitani yabashyize mu mva, ariko kirahagije. Abadayimoni baraguhagurukiye bagufataho ijambo, bakugiraho ijambo. Mbere witwaga sheri, none ntukitwa sheri, witwa ikintu, nuri umugore mwiza, witwa ikigore kibi. Ariko se ho icyo gihe umaze igihe mu mva, kirahagije. Mu kazi wari umuntu wubahwa, ahantu hose wakoraga hari umuntu wubahwa, ariko kirahagije. Ndagira ngo utangarize ngo nje kubwira ngo igihe umaze kirahagije. Imana ishimwe. Kirahagije. Umaze igihe mumva, umaze igihe baguteje agaciro, umaze igihe bari baragupfundikiye, bari baraguhambiriye, ariko disi we baragupfundikiye. Hari umuntu wanangaje umwe, nubwo ariko bashyinguraga, ariko witwa Lazaro bigeze kumushyingura ngo bamuhambira, bamupfuka amaso, bamuhambira amaguru, barangiye bamuhambira n'amaboko, barangiye ngo baramushyingura. Wari umaze igihe muri iyo mva warahambiriwe, wari umaze igihe muri iyo mva baragupfutse amaso, wari umaze igihe muri iyo mva baraguhambira amaboko n'amaguru, utagenda kandi utanumva. Umva di, namba nawe bamuhambiriye yarapfuye, namba nawe bamuhambiriye atashobora ubugenda, namba nawe bamuhambiriye adashobora ubureba, ariko we baguhambiriye ureba, baguhambira utumva, baguhambira mbese byose, baguhambira uri umuntu wo kugenda, ariko barabikora, bagushyira mu mva. None aha rero nzanywe no kukubwira ngo imbaraga zakoze kugira ngo baguhambire bagushyire mu mva kandi uri muzima, nje kugukura aho ngaho bagushyize, nkubwira ngo igihe umaze kirahagije. Mushumba yavuze ibintu bikomeye, nabyumvise nawe wamaze kubyumva, ariko nanjye nje kubwira ngo igihe umaze mumva kirahagije. Igihe umaze bagusuzugura kirahagije. Igihe umaze baragupfutse amaso kirahagije. Igihe umaze baraguhambira amaguru kirahagije. Igihe umaze baraguhambira amaboko kirahagije. Kandi baguhambiriye uri muzima wumva, kirahagije. Ngarutse nje kukubwira ngo nkuko Imana yakomeje kugenda impa aya magambo, nanjye nje nkubwira avuga ngo nubwo wari warumagaye, wavuye mu mva, urumagara, uva mu mva, uhura n'akaga, uva mu mva. Ngarutse rero, amazi aje gutemba ku buzima bwawe, amazi aje gutemba ku buzima bwawe. Igihe wari umaze cyo kirahagije, ariko muri uko kuba gihagije, mpagaze muri aya mavuta, mpagaze mu butware, mpagaze mu bushobozi, ngagara no mu mavuta y'umushumba Revera Ntambabazi, nanjye ngagara mu mavuta nahawe n'Imana, Imana yampaye. Kandi nagira ngo mbatangarize, mpagaze muri aya mavuta, ndimo ndumva nje kugukura ahantu washyizwe, ndumva nje kugukura ahantu washyizwe. Nzanye rero iri jambo rivuga ngo uwishwe n'inyota, we wishwe n'inyota, ariko muri uko kwishwa n'inyota, nje no kubwira ngo Imana itembesha imigezi ku butaka bw'ubuzima bwawe bwumye, ku butaka bw'ibyawe byanyazwe, ku butaka bwahutuye, ku butaka bw'ibyo mbese shitani yagiye akunyaga. Ariko mu kukunyaga, nje kukubwira ngo nje kuguhesha ibyawe. Imana itembesha imigezi ku butaka bwawe bwumye. Mpagaze muri ubu butware, mpagaze muri aya mavuta, mpagaze muri izi mbaraga, mpagaze muri ubu butsinzi, mpagaze muri uku kunesha, mpagaze muri uku gukomera bituruka muri Kristo Yesu. Ndagira ngo nkubwire ngo imbaraga zinesha, Imana impamagaye nje kukubwira ngo
nkuko naraye nsenga ikanambwira ibintu bikomeye kuri wowe. Imamagaye imbwira ngo nkubwire ngo itembesheje amazi kuri wowe, itembesheje amazi aho ikibazo cyari kiri, ijuru ryahamenye. Aho ikibazo cyari kiri, ijuru ryanumye nkubwire ngo ryamaze kuhatahura. Ubwo rihatawe rikahamenya, riranumye ngo nkubwire ngo ritembeshe amazi kuri wowe. Wongeye kwakira ubuzima, wongeye guhirwa, ritembeshe amazi ku buzima bwawe. Ndagira ngo mbakane mbabwire ibintu bikomeye. Sinonaha sejo sinimisi yashize njewe iyo mpagaze mu mbaraga zo kwizera, mpagaze mu mbaraga zo kunesha, mpagaze mu mbaraga zo gutsinda. Hari abantu benshi nagiye nsengera, Imana yagiye ikora ibintu bikomeye. Hari abo nagiye nsengera bakira amaguru, bakira mu nda, bakira imigongo, bakira amaso, bakira bagenda bakira. Ndagira ngo mbatangarize ngo rero wowe nagari wowe Imana yakwigiraho kukureka. Oya, nshingiye mu mavuta yampaye, turategeka uhagarare mu ihame ryo gukira, turategeka uhagarare mu ihame ryo gutsinda, turategeka uhagarare mu ihame ryo kugubwa neza. Niyo mpamvu nkuzana ijambo rivuga ngo ijuru ritembesheje amazi ku buzima bwawe, ku burwayi ritembesheje amazi, ku biguhiga ritembesheje amazi. Mbese byose bigize bishya. Mpagaze muri ubu butware, hari imbaraga zagiye zikurwanya, hari imbaraga zagiye ziguhagurukira mu buryo bwose bushoboka, mu buryo bwose mbese shitani akora uruziga, arakuzitira. Ariko ijuru ritangaje amakuru akomeye, iravuze ngo ritembeshe umugezi ku butaka bwawe bwumye. Guhera iyi saha y'iminota, aka kanya, aya masegonda, aka kanya ijuru rintumye ngumbwire ngo ritembeshe imigezi ku butaka bwumye. Rirakurwaniriye, rirakwimanye, riragukomeje, rikubereye igisubizo. Nasengeye abamama, hari umumama nasengeye wari urwaye mu nda, arwaye ibibyimba birarigita, agiye kwa muganga basanga ngo byararigise. Hari uwo nasengeye wari urwaye umugongo, yaragiye kwa muganga, baramuhaye imiti, baramuvuye, ariko byaranze. Ariko aje ndamusengera, mwatoraho ubuzima, tegeka ijuru rita rikora ikintu gikomeye, rita rimutera, ritwereza abamarayika bamutera urushinge, abaganga baravura, Imana igakiza, ahita akira. Harabona senye ni benshi cyane sinabona uko mbivuga, ariko ijuru ritanze ubuzima. Riravuze ngo ritembesheje amazi ku butaka bwumye. Ritembeshe, wari umaze igihe wumye, wari umaze igihe warakake, wari umaze ibibazo byarakwishe, wari umaze igihe waragowe, ufite ingorane, ufite agahinda, ufite akaga. Mbese mu bibazo byawe wari umazemo, n'ingorane wari umazemo, byari bimaze gutuma ukakara, byari bimaze gutuma wumva wihebye, byari bimaze gutuma wumva wagiye kure y'Imana. Ariko nzanywe n'Uwiteka, Uwiteka unzanye amishura ibintu bikomeye. Aravuze ngo akurindiye hagati y'byakwicaga, akurindiye hagati y'byakudwaye, kuko agusukiye amazi, arayatembesheje. Ndabihanuye nonaha, guhera iyi saha, iyi minota, aka kanya, guhera aka kanya, natuye ubuzima, natuye imbaraga, kuko atembesheje amazi ku butaka bwumye. Hari inzira wari umaze igihe, hari inzira wari umazemo igihe, warabuze inzira, warabuze aho uca, warabuze aho unyura, ariko kubera iyi minota, iyi saha, aya masegonda, ijuru ritanze ubuzima riciye muri ngewe. Riravuze ngo rikwimanye ku mugaragaro, rikwimaniye aho bashaka kukwicira, rikwimaniye aho wari warumagaye, rikwimaniye aho urugo rwawe wabonaga byari ibibazo, rikwimaniye aho mu kazi bibonaga ari ibibazo. Ijuru ritembesheje amazi ku butaka bwumye. Ndagutangarije ngo nanjye muri aya masaha y'iyi minota, mpagaze mu mavuta y'umushumba, mpagaze mu mavuta nanjye mfite, Imana yampaye, nifitiye icyizere kuko Uwiteka arankoresha, ndabizi ntabwo ari ibyo njya gutira. Ikorana nanjye ni inyembaraga, ikorana nanjye ni Imana ishoboye, ikorana nanjye ni Imana itegeka. Nanjye rero hari ibyo maze iminsi ntegeka, nkabona Imana irabikoze mu butware, ngendera mu butware. Ndagira ngo utangarize ikindi gikomeye. Iyo umuntu ari kumwe n'umuntu w'Imana, umuntu w'Imana arategeka. Twibutse yuko mu minsi yashize nige kubabwira ngo hari umuntu watiye ishoka ajya gutema ibiti, ajyanye n'umuhanuzi, agiye gutema ibiti, nta kindi cyaba, ishoka ngigwa mu mazi. Iguye mu mazi, ahamagara umuntu w'Imana, aramubwira ngo ishoka yari nirano, avuza induru, aravuga ngo nubwo yari nirano yaguye mu mazi. Aramubwira ngo yaguye, amwereka aho yaguye. Nanjye nje kukubwira ngo aho yaguye we nubwo yavuze ngo hamwereka, ariko ngewe nahamenye, nahabonye nk'umuntu w'Imana, nk'umuntu uri mu gushika ibintu bikomeye. Namaze kuhamenya aho yaguye, aho wagiye ucika intege, aho wagiye uhura n'ibibazo, aho wagiye uhura n'intambara. Ijuru riranumye ngo rambura ukuboko, usingire, rambura ukuboko, wakira ibyawe, kuko ritembesha imigezi ku butaka bwumye, ritembesha imigezi ku butaka bw'ibibazo byawe, ritembesha imigezi ku butaka bw'ingorane wari urimo, ritembesha imigezi ku butaka
butaka bw'agahinda wari urimo, itembesha imigezi ku butaka mbese ibyagwiza byabaye byinshi, ariko ijuru ryakoze akazi ko kukwimana. Nanjye rero nje kubwira ngo riteyeho kashi kandi ni amaraso ya Kristo. Tila bonesa rakita, riteyeho kashi ni amaraso ya Kristo, kuko ritembesha imigezi ku butaka bwumye. N'abazagukomokaho ribahaye umwuka wayo, n'abazagukomokaho ribujujeho imbaraga zayo, n'abazagukomokaho rirakurwaniriye, n'abazagukomokaho rizabimana, rizabahagararaho. Ndabitegetse mpagaze muri aya mavuta, ndabitegetse mpagaze muri ubutware, ndabitegetse mpagaze muri izi mbaraga. Ntegetse ibyari byaraguhagurukiye, ibyari byaraguhize, nibyibwirize bifungure umuryango bisohoke, nibyibwirize bitambuke bigende, nibyibwirize bice mu nzira byaciyemo. Kandi inzira byaciyemo biguhiga, inzira byaciyemo bisenya urugo rwawe, inzira byaciyemo biguhiga ahantu hose, mu nzira zose ndazifunze. Izi nzira ndazifunze mpagaze muri ubu butware. Uwiteka ushoboye byose amaye ubutware bwo gutegeka izi mbaraga zose. Ndagira ngo utangarize wowe nkurikiranye, ndagira ngo utangare mu gihe umaze mu kibazo, ijuru ryabimenye, rirabimenyesheje, rirambwira ngo uhereye nona, uhereye isa, uhereye iminota, iki kibazo umazemo igihe cyarakujengereje, ibyangombwa byarakujengereje, ibintu byose shitani yakwigize, yarakuzengurutse, agenda kunyaga ibyawe buke buke, agenda bikunyaga buke buke. Ariko ijuru ryantumye ngo ngubwire ngo ritembesheje imigezi ku buzima bwawe, kandi rirakwaguye. Shitani yagiye akugota, agukuye muri ako kazitiro ka shitani. Ndimo ndabona uruzitiro wari urimo, shitani yaragushyizeho uruzitiro. Mbonye Uwiteka agukuye muri uruzitiro. Ndabwirwa ngo uruzitiro umazemo igihe, ijuru rigukuye muri uruzitiro. Bikeloze era rikoreye muri njyewe. Ndategetse ngukuye muri uruzitiro, ndategetse ngukuye muri uruzitiro. Iyi ndaba abadayimoni bakwicajemo idatuma ugubwa neza, idatuma utamererwa neza, nguhagurukije muri iyi ntebe, mwicaje mu ntebe y'ibyishimo, mwicaje mu ntebe nimo ndareba uruhande rwawe, intebe y'umweru, nonaga wicaye mu ntebe y'umukara ndetse y'agasonga bugari, ariko mbonye marayika w'Imana aje araguteruye kuri iyo ntebe. Imana kwicaje ku ntebe ndende yo hejuru nziza yikaraga, mbona intebe nziza yikaraga. Ndabwizwa ngo Imana igukuye ku gasonga bugari abadayimoni bakwicajeho. Niyo mpamvu bakakwicajeho bagutongera imitongero, bakakwicajeho bagutongera ibyo bashaka. Baravuga ngo ntuzahirwe, baravuga ngo ntuzamererwa neza, baravuga ngo urugo rwawe ntiruzubakwe, baravuga ngo mu kazi ibintu bizagende nabi. Ariko nona ukaba uri umumotari ugashaka amafaranga ariko ntibikunde, ukaba uri umushoferi bikanga, ukaba uri umuntu ibyo ukora byose, imirimo yose ukora shitani akagenda guteza inyatsi. Ni ukubera ibyo shitani yagiye ariko nshingiye muri aya mavuta akandagira amateka. Ndagira ngo ijuru ritanze amazi, kandi nanjye mpagaze muri amavuta yo kukubwira ngo aya mazi ritembeshe kuri wowe, ritanze ubuzima. Nanjye uhaye imbaraga z'Imana zikoze ibintu bikomeye. Imbaraga z'Imana zikukuye aho waruri, imbaraga z'Imana ziraguhumanuye, imbaraga z'Imana zirakwimanya. Kandi iyi saha y'iminota, isaha akanya iminota, mpamagara kuri nomero yanjye umvugishe, ubundi hasigaye wumve. Hari n'ibindi ntabona uko ngubwira nona, hari ibyo ndi mukureba bindi, hari ibindi ndi mukureba, hari ibindi bikomeye cyane ntabona uko ngubwira nona. Ariko dushingiye ijuru rifite gahunda yo gukora muri njye kugira ngo rigukuraho shitani yagiye agushyira. Mpamagara kuri iyi nomero 078229 078229 ndagira ngo utangarize ngo iyo ni nomero wamamagaraho. Ariko muri aka kanya, muri iyi saha, muri iyi minota, hari imbaraga ziguhiga, zikaguhiga utabizi, zikaguhiga utabibonye. Ariko mpagaze muri ubu butware, ndazirukanye, ndazinesheje mu izina rya Yesu Kristo. Kuko Kristo demosika leko, Kristo ukorera muri njyewe atanze izindi imbaraga, Kristo ukorera muri njyewe atanze ubundi butware, Kristo ukorera muri njyewe atanze ubundi bushobozi, Kristo ukorera muri njyewe akuremeye ikimenyetso kivugira. Wari umaze igihe uri mumva baragupfurije, ariko ijuru ryagukuyemo, kandi bikoreshejwe n'Imana. Imana ikoresha twebwe abakozi b'Imana. Uko rimaze kugukuramo, tugukuyemo aho bagushyize, tugukuyemo, tumaze kugukuramo, uhawe andi mazi mashyashya, urahehereye, uguwe neza, urasetse, wongeye kwishima, wongeye kunezerwa. Ikinzanya ahangaha ndagira ngo utangarire ngo imbaraga zakomeje kukurwanya, zikakurwanyiriza uruhande rwawe utuye, zikakugota uko zishaka, uko zikugira nabi. Ijuru riratangaje ngo nonaha iyi minota, aya masegonda ritanze ubuzima, ritanze ubutware, ritanze agaciro, ritanze ubutika lemonesa ragita. Hari imbaraga zakunanizaga, hari imbaraga zaguhigaga, ariko kuba ijuru
rigutanzeho amazi, rigusutseho amazi, rikujeho amazi, rikurengeye mu bintu byose. Rega mada, umva mu rugo rwawe, mu cyumba cyawe, umva mugabo we, hari ibintu byari byaranze, hari ibintu byari byaragucanze mu kazi, hari ibintu byari byagucanze, ariko ijuru ritembesha imigezi ku butaka. Ni ubutaka, ni wowe, ubutaka ni wowe, ubutaka ni wowe. Wibuke yuko ubwawe ubwanjye nawe umenye yuko natwe ubwacu turi ubutaka. Iyo rivuze ngo ritembesha ubutaka kuri twebwe, nuko riba ribona twakakaye, twumye, ibibazo biradukakaza, ibibazo biraza bikatugira, tukuma, tukababara, tukagira agahinda, tukagira akaga, nitugira uwo dukunda kandi tukwiye gukunda. Abantu bakatwanga, abandi mbese bakaducira ibicu, ariko ndagira ngo utangarize ngo ijuru ritembesha imigezi ku butaka, ari bwo wowe. Ritembesha imigezi kandi ritanze umwuka ku bazagukomoka bose, ritanze umugisha kuri wowe, kandi ritanze imbaraga kuri wowe, kubera yuko igihe umaze kirahagije. Desobe era nero pinezo ngitara biri wi era. Ndashimiye Imana ishoboye byose kikwimanye ibiguhiga bikurekereje. Nshimiye Imana ishoboye byose kiguhagazeho byari ko kwica byari bigutumbiriye. Nshimiye Imana ishoboye byose ko muri ubu butwara Imana imaye, kwiguha iguciriye inzira. Rega inzira wacagamo bari barayishyizemo amaho. Aya maho mbonye marayika w'Imana, ndategetse ngo ijuru rikoza akazi, rikuye mu nzira aya maho wari urimo. Iyi nzira wari urimo bari baramaze kuyihandira, ntabwo wari kuzabona aho uca, ariko dushimiye Imana ishoboye byose. Mpagaze muri ubu butware, ndategetse komeza utambuke, ndategetse urahiriwe, wambaye imbaraga, uratsindishirijwe, uguwe neza, umerewe neza mu buzima urimo. Ibyaguhigaga Imana irabihize, ibyakurwanyaga Imana irabirwanyije, ibyari bigukanura bijya ngo bikuze amahoro. Ijuru rivuze ibintu bikomeye, riravuze ngo rikoze ibintu bikomeye, kimara gutembesha amazi ku buzima bwawe, riguhaye ubuzima, riguhaye gukomera, riguhaye guhirwa mu rugo rwawe, riguhaye kugubwa neza mu rugo rwawe, rirongeye rikubakiye urugo, rirongeye riguha agaciro mu kazi, rirongeye bigushubije ibyo wari waranyazwe. Yewe mama, umva wa mugabo, umva nshuti yanjye, urugo rwawe n'urugo rwawe rwasenyutse, mu cyumba byari byaranze, ariko ijuru ritanze ubuzima. Rero sika rebonefo irikimara gutembesha imigezi ku butaka bwumye, ryubatse urugo rihereye mu cyumba, risohoye ibiti bitatewe na Kristo mu ngo zanyu. Niko ijuru rivuze. Neriwi era meneso eda. Ndimo ndabona ikiganza cya marayika kirimo kugenda gikora akazi kuri wowe. Ndimo ndabona ikiganza cya marayika kigenda kiguhumanura ibyo wagiye ukorerwa byose. Ijuru ritanze ubuzima, ijuru ritanze imbaraga, ijuru ritanze ubutware. Ndatangaye njyewe Silas. Ikinangaje niki? Nuko ijuru rikurengeye byihuse. Nuko ijuru rikurengeye byihuse. Mbonye marayika aza yihuta cyane aza kugutabara, kuko aho warugeze aho wakwiyahura, warugeze aho wakumva wakwewe, warugeze aho wava muri urwo rugo, warugeze tika lemone, warugeze aho wumva ubuzima buhaze. Hoya ntago ari ngombwa ngo ibyo byose ubikore. Nzanywe n'Imana, inkizemo imbaraga zayo, inkizemo ubutware bwayo, bo kubwira ngo ntago igihe cyo kwiyahura ari iki ngiki, ntago kizanabaho, kuko Imana ikwimanye kumanywa n'ijoro. Niyo mpamvu itembesha imigezi kuri wowe. Niyo mpamvu abazagukomoka ibuje umwuka, abazagukomoka ibahaye umugisha. Niyo mpamvu rero kwiyahura ntago ari iki, nta n'igihe kizaza. Oya ndimo ndabona nawe wari ugiye kwiyahura, oya garukiraho. Nawe byari byagucanze, garukiraho. Nawe wari ugiye gucika, oya garukiraho. Nawe wari ufite ideni rya banki, garukiraho. Imana itembesha imigezi ku butaka bwumye, ubonye ubuzima, ubonye ubushobozi. Imana igucira inzira urishyuye. Oya wigira ubwoba, wihamuka. Nubwo ubona bigucanze, Imana irabicanguye. Nubwo ubona bikugoye, Imana igukuye mu nzira zaho byari bikugoreye. Imana ivuganye nanjye nona, iravuze ngo igukenyeje umukandara wo kugira ngo mu nzira wari umazemo igihe, nubwo nta kuri wagiraga kubera ibibazo wari ufite byinshi, wari umaze igihe iminsi ubeshya kubera nta kuri wari ufite, ariko guhera nona ikuremeye ibimenyetso by'ibyiza bisobanuye ngo ugiye gutangira gukoresha ukuri. Wari umaze igihe iminsi ubeshya, wari umaze igihe ukwepa, wari umaze igihe wishahisha kubera yuko hari ibyatumaga ubeshya, hari ibyatumaga ukwepa, ariko kubera yuko ijuru rikuremeye ikimenyetso cy'ibyiza, rivuganye nanjye ibintu bikomeye, riravuze ngo guhera nonaha riremye igitangaza kivugira. Ugiye gutangira kuvugisha ukuri, ubwira abantu ko Imana igikora, ubwira abantu ko Imana irema, ubwira abantu ko Imana kandi
ikorera mu bantu. Nanjye nje ngumbwira ngo iyantumye ikoze byihuse, iyantumye ikurengeye byihuse, iyantumye ikurwaniriye byihuse, iyampagazeho nanjye ikandengera, ikaba inzanye nje kukubwira ngo ibyo byose uri mu gucamo ibyo ni nk'umuyaga uhuha ugatambuka. Ndagira ngo utangarize rero mpagaze muri iri hame yo ubwira ngo negetse imbaraga zose mu nzira zose, mu byo wanyuzemo, mu bintu byose ushaka shitani akaguhiga uko ashaka. Mpagaze muri ubutwaye bubwira ngo ngukuyeyo. Akira imbaraga z'Imana, akira uburinzi bw'Imana, akira gutabarwa n'Imana, akira guhirwa n'Imana. Ndashimiye Imana ko ibikoze, ndashima Imana ko yigaragaje. Nakubwiye ngo mu minsi yashize naravuze ngo amwerekaho ishoka y'intirano yatakaye. Reka ndagira ngo utangarize, nubwo uwo mugabo ufite, nubwo uwo mugore ufite, n'abo bana ufite, mumenye ko nubwo ari intirano, rega bose nabo ni intirano, rega ni intirano, ni intizanyo Kristo yaduha. Ariko ubwo ari intizanyo Kristo yaduha, akaba yaraguhaye umugabo, uwo mugabo ukaba umufite, uwo mugore ukaba umufite, abana ukaba bafite. Shitani yarabadukiriye. Umugabo we bamutwaye ubwenge, umugabo bamutwaye umusatsi, wa mudamu we bagutwaye amafoto, bagiye bagutwara, wagiye ukanda aho wakandagiye ikirenge cyawe, baragenda batwara itaka ryo munsi y'ikirenge. Ariko Mana nyingabo baretwara, bagenda baragutongera. Ariko nonaha nzanywe n'Imana ishobe byose, nje mu mbaraga zitegeka, nje mu mbaraga zo gukura aho bakoze, aho bagushyize mu kabya, aho baguterekera, aho babanzwe bakagenda bagushyiraho imihango yose. Nje no kukubwira ngo umva, imbaraga zikorera muri Kristo Yesu nizo zituye muri nge, nizo zigendera muri ngewe. Nje gukura aho bagushyize. Rega abana bawe barimo baranywa ibiyobyabwenge, barasaze, bataye ubwenge, kandi nta kintu buze. Ntago babuze ibyo kurya, ntibabuze amafaranga yo kubajyana ku ishuri, oya, ariko barakunaniye. Ni ukubera ibyo babakoreye, batwaye imyenda yabo, bagiye batwara ibintu byose, baragenda. Ariko nonaha ijuru riratangaje ngo risutse amazi ku buzima bwawe, risutse amazi kandi ritanze umugisha ku bana bawe, ritanze umugisha n'umwuka wayo riwushyize ku bana bawe. Bisobanuye iki? Ni ko ijuru ryanangare ngo nze mbikubwire yuko ijuru rigutabaye habura gato, ijuru rigutabaye habura gato. Ibyari bigucanze ijuru riragutabaye, ibyari biguhiza ijuru riragutabaye. Ntago kimwawe. Hari abari baguhanze amaso bazi ko ugiye kumwara, bazi ko bikurangiriye, ariko nzanywe no kubwira ngo ntago kimwawe. Ijuru rikoze ibindi bishya. Tera bonesa, ijuru rikoze ibindi bishya. Ijuru rirakwimanye, ijuru riguhagazeho, ijuru rirakurwaniriye, ijuru rigushinyira n'ubutsinzi, riragutsindikiriye mu mbaraga z'umwuka. Umva, wabuze ibyangombwa, hoya, wabuze buri kintu cyose, hoya, umugabo yagucitse ureba, hoya, magaze mu butwaye bwo gusubiza ibyawe, kandi urabyemerewe, byose urabyemerewe. Ubwo ubyemerewe rero, magaze muri aya mavuta yo gutegeka ngo ugomba kubyinjiramo ukabihabwa, ugomba kubyinjiramo ukabishakira, ugomba kubyinjiramo. Ndagira ngo utangaze rero, nongere nkubwire ngo ubone diplome ntubona akazi. Ni iyihe mpamvu se? Imana yakuremye, urakura, umaze gukura uriga, ubona diplome, nese uyibikana n'ibyangombwa by'ubutaka kwa nini? Kuyihe mpamvu? Hoya, ugomba kubona akazi mu izina rya Yesu. N'abadayimoni bagiye bahambira akazi ka, uragenda ugakora ibizami, ukabikora ntubona akazi. Ariko kuyihe mpamvu kandi ukanatsinda? Niye mpamvu n'abadayimoni bagiye baguhambira, bagenda bakora ibintu byose nka bya ni mushumba agenda atubwira mumva. Ariko dushingiye yuko Imana yagukuye mumva, umushumba agaze mu mavuta, nari ndimo kumva ikiganiro akagukura mumva, nanjye nkaza mu mavuta, muri aya mavuta, magaze muri aya mavuta y'umushumba, nangagara mu mavuta yanjye Imana yampaye. Nanjye ijuru ryambwiye ngo nkubwire ngo ritembesheje amazi ku butaka bwumye, ritembesheje amazi ku buzima bwawe, ritembesheje amazi ku ibyo wabonaga bigucanze. Imana ibicanguye ku manywa y'ihango, Imana ibicanguriye aho utuye, Imana ibicanguriye aho byari byakuyobeye. Imana irabicanguye kubera iki? Iyo itembesha amazi ni ukuvuga ngo ibyari byatumye ukakara. Nshimiye Imana ko ikoze ikintu gikomeye, nshimiye Imana ko ikoze ikintu gikomeye. Abana bawe ngibahaye umwuka wayo, abana bawe basutseho umwuka wayo, abana bawe bahaye umugisha, nawe gutembeshaho amazi. Bisobanuye ngo mu mbaraga zikurwanya nubwo ari nyinshi, ariko ntizizagushobora, kuko ukuboko kwiza k'Uwiteka kuremereye imbaraga z'abanzi bawe. Ukuboko kwiza k'Uwiteka kuremereye imbaraga z'abanzi bawe, kandi hejuru y'abo banzi bawe ntacyo bakigutwaye. Uko Imana yamaze gukusukaho amazi yayo, yagusutseho amazi y'umugisha, yagusutseho amazi yo kubaho, yagusutseho amazi yo kugubwa neza, yagusutseho amazi yo kumererwa neza. Witinya, wikuka umutima, wikwiheba. Ibiguhamura nubwo bihari, ariko Kristo antumye kubwira ngo komera, shikama, witinya. Imbaraga zikurinze ziguhora uruhande, imbaraga zikurwanirira ziguhora uruhande.
reka kugira ubwoba. Umwanditsi aranditse aravuze ngo nashatse Uwiteka igihe nari mfite ubwoba, ankiza ubwoba, none ijuru rigusutseho amazi, none ijuru rirategetse, none ijuru riraremye. Ubwoba wari umazemo igihe, ubwoba wari umazemo igihe ribugize ubusa, rigize ubusa ubwoba. Wakiriye ibyawe, wakiriye ubuzima, wakiriye guhirwa, wakiriye gukomera, wakiriye wakoraga bikanga. Nuko abo badayimoni ndabakubise mu izina rya Yesu, mbakubitisha umusaraba wa Yesu. Abo baguhiga mbakubitisha umusaraba wa Yesu, abo bakurwanyiriza mu rugo mbakubitisha umusaraba wa Yesu, abo baguhagurukiye mbakubitisha umusaraba wa Yesu. None aha nk'uko ijuru rigusutseho amazi rigasuka umwuka wayo ku nshuti zawe, ku bavandimwe, ku bana bawe, abagukomokaho bose, ibiguhiga byose mbikubitisha umusaraba wa Yesu, mbikubitisha nje nk'umuhanuzi nje kukubwira ngo imbaraga zikorera muri njyewe, Imana ibyo yavuganye nanjye ni ibintu bikomeye. Imbaraga zikorera muri njyewe ziremye ibintu bishyashya, ziremye ibintu bishyashya. Nago rega hari ibintu bishyashya biba bigaragara ko ari bishyashya. Ndayo ngutangare ngo rero Imana iguha ibintu bishyashya bigaragarira abantu bose ko ari bishya. Imana iguha ibintu bishyashya, ibintu bihinduke mu rugo rwawe. Imana iguha ibintu bishyashya mu kazi kawe bihinduke. Imana iguha ibintu bishya, ariko kubera ko Imana iguhinduye mushya, wari umaze igihe rega ugaragara nk'uwapfuye, ugaragara nk'utariho, ugaragara nk'aho utari umuntu, ariko nje kukubwira ngo uri umuntu, uri umunyembaraga, uri uw'igikundiro, uri uwo gutsinda, uri uwo kunesha, uri uwo kwizerwa, kuko urimo urarwanana n'umugabo ukomeye witwa Yesu. Dushimiye rero Kristo twizeye ko ashoboye byose. Yaravuze ngo nitumwizera azadukoresha n'ibindi ibyo yasize adakoze tuzabikora. Magaze muri iryo hame rero, iyo twizeye Kristo dukora n'ibindi yasize adakoze. Nanjye magaze muri iri hame ryo kuvuga ngo inzira umaze iminsi uyobagurika, wabuze icyerekezo, wabuze inzira, wabuze uburyo, wabuze ubushobozi, ijuru rirantumye ngo rikurwaniriye rigucisha mu nzira nyayo y'ukuri yo kugera ku bizawe, yo kugera ku byawe. Rikurwanira rigucisha mu nzira nyayo y'ukuri yo kugira ngo rigushyitse ku mugambi w'iby'Imana yakugambiriyeho. Nubwo shitani yashatse kubisiba ntago byakunda. Nje kukubwira ngo Imana isibuye inzira, nje kukubwira ngo Imana isibuye inzira. Iyisibuye kandi ureba, iyisibuye kandi uyitegereje, iyisibuye kandi ariko Mana umuririmbyi yaravuze ngo reka gutinya, reka gutinya ibiza kubaho, Imana izakurinda, Imana irakurinda imisi yose mu nzira ucamo, iraguhaza amahoro, Imana irakurinda. Urumva yuko Imana yubwa ishoboye kukurinda ku manywa na nijoro. Niyo mpamvu natwe bayadutumye ngo tukubwire ngo ikurindisha imbaraga zayo nyinshi, ikurindisha imbaraga zayo nyinshi. Agati y'ibikurwanya ni Imana igutanga ingabo nyinshi zikakwimana ku manywa na nijoro. Dushima Imana itaragutaye, dushima Imana itarakujugunye, ahubwo ikaba yakuntumyeho imwira ngo nkubwire ngo komera, kuko aje kurema ibindi bishya. Komera uko aje kukurwanirira, komera aje kukwitaho, komera aje kukurengera, komera aje kugushyigikira, komera. Nababwiye ngo akimara kugusukaho amazi agatembesha imigezi ku butaka bwumye, niyo mpamvu nakubwiye ngo n'uwari ishoka yaguye mu mazi yabwiye umuntu w'Imana bari kumwe, aramubwira ngo yaguye, aramubwira ngo cigiti yari yamweretse ahiri, aramubwira ngo cigiti. Ndayangu utangarize ngo bari bagiye gushaka igiti, ishoka irakuka, ariko nanone kugira ngo iyo shoka igaruke hashatswe ikindi giti. Kugira ngo iyo shoka igaruke hashatswe ikindi giti. Bisobanuye iki? Aho byapfiriye urahazi, aho byabagamiye urahazi, aho inzira zagiye zifungwa urahazi. Ariko duhagaze muri ubu butware, mpamagara nk'umuntu w'Imana, mpamagara ntegeke ibyawe bigusange, mpamagara ntegeke ibyawe ubyakire, mpamagara ntegeke ibyawe mbese ubifate mu mbaraga no mu butsinzi no mu kunesha no gukomera no guhirwa. Mpamagara nirukane izo mbaraga, mpamagara nirukane ibyo byagusenye, mpamagara ubwo burwayi mbwirukane mu izina rya Yesu. Mpamagara ndagira ngo utangarize ngo mu butware no mu butsinzi. Aramubwira ngo arambura igiti, akirambura hejuru, apimanye
bitandukanyije naho cyangwa yashoka yaguye ngo akirambura ngo irareremba. Ukimara kuzwaho amazi, ukimara gusukwaho amazi, ukimara gutembeshwaho amazi, ukimara kongera kwakira ubuzima, bigutera kumenya aho ibyawe byaguye, bigutera kumenya aho ibyawe byari byaraciye, byari byararohamiye, kandi ngo ishoka yari yararohamye yaragiye mu butaka mo hasi, ariko ngo akimara kubimenya ahita yakira ubuzima bwo kuvuga ngo yaguye aha nahamenye. Arangiye ngo kureba umuntu w'Imana, kundeba no kwiteganyiriza kwawe, kuko nzanywe n'imbaraga z'Imana, nzanywe no kunesha no gutsinda no gukomera no gutegeka. Nkubwira ngo hagati yawe nanjye n'Imana, Imana niyo igiye gukora kandi kankoresha ngategeka ukabyakira. Ariko Mana nyiringabo murengeze, ntago ari wowe wa mbere naba ntegetse, se wa kabiri naba ntegetse, ni benshi nagiye ntegeka. Indwara zigahunga, abadayimoni bagahunga, bakagira gute, abaje batavuga, abaje ari ibipfamatwi, Imana ikankoresha ngabakora bakakira ubuzima. Nshingiye ku by'Imana rero imaze iminsi nkoresha, nshingiye no kubyo ufite nawe ndi mu kureba. Ibi ngibi ni bitoya ku Mana, ni nabitoya kuri ngiye, kuko Imana nizeye yarambwiye ngo, nasomye ijambo rirambwira ngo nituyizera tuzakora ibirenze. Mpagaze muri amavuta rero akandagira amateka yo gutegeka, yo gutsinda, yo kunesha, ukinjira mu murage, ukinjira mu byiza, ukinjira mu guhirwa. Nona isaha y'iminota y'amasegonda, ariko wampamagaye nona nababwiye ngo ikibazo nuko waba utizeye kandi nutizera ngenda kwizerera. Niko ijambo rivuze. Nutizera ngenda kwizerera kugira ngo nkwinjize mu byawe mu izina rya Yesu. Nimba utizera ngenda kwizerera mu izina rya Yesu, kuko numva ndi mu bihe byo kwizera, ndi mu bihe byo kwizera Kristo. Kandi yarabivuze nkuko nakomeje kugenda bivuga ngo arizera, aramubwira ngo ntihari ishoka yaguye, nubwo ari imirano yaguye hari, ariko ndi kumwe n'umuntu w'Imana. Rega ikibazo ntabwo uri kumwe n'umuntu w'Imana, rega ikibazo mpamagara wumva amakuru, hamagara mushumba wumva amakuru ku bumwe bw'abera. Nayo kandi mbatangarize, mukomeze mugende mukoreshe, mugende mwiyandikisha, muhereza n'abandi, mukomeza kugubwa neza muri Kristo Yesu. Ndagira mbatangarize ngo ndashaka gutegeka mpagaze muri aya mavuta, ndashaka kwirukana abadayimoni mpagaze muri aya mavuta. Ndashaka umva ikintu cyose cyakunaniye, ntitaye mu gihe umaze mu kaga, nitaye mu gihe umaze ibikurwanya bihari, nitaye mu gihe umaze ibyaguhagurukiye bihari, nitaye ku Mana yakurindiye ibikwica byari bihari. Iyo Mana niyo imagurije kukubwira yuko imbaraga zakoreraga muri Kristo Yesu nanjye yarazimpaye. Nje kubwira ngo ugomba kuva huri, ugomba kuva muri ako gahinda, ugomba kuva muri ako kaga, ugomba kuva muri zo ngorane, urwogo rwasenyutse. Ugomba gutegeka ukarwinjiramo, ukaruvamo, ukabana n'umugabo wawe neza, mwongera museka, akwita shushu, akwita hani, akwitwa siti, mbese n'ibindi nabyane n'amajwi yani magambo mwitana meza. Dayimoni ntabwo agomba kugusenyera urugo, hoya ndabyane nagomba kurusenya. Magaze muri iri hame ryo kuvuga ngo urugo ngomba gutegeka, ukinjira mu ihame ryo kwinjira mu rugo rwa uri sheri. Noneho mbere wari sheri, none usigaye witwa ikintu. Mbere wari umukunzi, none ntukiri umukunzi. Byagiye hehese? Ninde wabyaye? N'abadayimoni babitwaye. Ariko magaze muri aya mavuta, ijuru rigusutsa amazi, ijuru rigusutsa amazi. Aya mazi rero dekota benewa razi era, kukimara kumenya yuko uhawe ubundi buzima, wagaragaje ikibazo kiri. Nubwo nabibonye wahagarare, ntabwo nabivugira ngaho ibi byose, oya. Ariko mpamagara ngo ahamagara umuntu w'Imana, amaze kumwereka ishoka yaguye, ngo aramubwira ngo cigiti, ararambura. Akimara kurambura ngo ishoka irareremba, aramubwira ngo singira, arambura ukuboko yakire, rambura ukuboko yakire. Nayo ngo utangarize ngo nawe rero hari ibintu ugomba kwakira, hari ibintu ugomba kwakira, hari ibintu ugomba kwakira, hari ibintu ugomba kwakira, hari imbaraga ugomba kubona, hari uburinzi ugomba kubona, hari ubutsinzi ugomba kubona. Mpamagara kuri 0782296767 82296767. Mpamagara ubundi ntegeke ibyaho byakwishe bize. Umugabo wawe yakwishaze, umugore wawe yakwishaze, umusore wawe yakwishaze, wa mukobwa we, wa mukobwa. Mpamagara kugira ngo ubundi Imana iguhe umugabo udafite umururumba. Imana, wa mukobwa, Imana igomba kuguha umugabo udafite umururumba, umugabo n'abantu, akubaha n'igihugu ndetse n'itorero. Beketa rabonema. Imana igakora ibintu bikomeye ku buryo azagera mu rugo agakomeza akakwita sheri, atakwisa ikintu. Mpamagara ntegeke, mpamagara mbwira Imana ikora ibintu bikomeye. Umva wowe ucururiza shitani yagabye ibitero. Mpamagara ntegeke izo mbaraga zihunge. Mpamagara ntegeke wakira ubuzima. Mpamagara ntegeke wakira imbaraga. Abo bana bawe badayimoni bakoze ibintu bikomeye kugira ngo babadwanye, babakubite hasi. Mpamagara ntegeke, magaze muri aya mavuta, imbaraga zitsinda, imbaraga zinesha, imbaraga zirema. Magaze muri aka kanya tugiye gusenga,
nkubwira ngo ukuboko kwiza k'Uwiteka kube kuri wowe, ariko mu kumpamagara kwa urakira izindi mbaraga, mu kumpamagara kwa urakira ubundi butsinzi, mu kumpamagara kwa urakira ukundi kunesha. Mpamagara dutegeke umgederosike era. Reka dusenge. Uwishwe n'inyota nzamusukaho amazi, nzatembesha imigezi ku butaka bwumye, urubyaro rwawe abana bawe nzabaho umugisha, kandi n'umwuka wanjye uzaba kuri bo, imbaraga z'Imana zizaba kuri bo, kunesha kwabo kuzaba kuri bo. Ndagira ngo utangarize ngo hagati y'ibikurwanya n'ibiguhiga, hagati y'ibikurwanya n'ibiguhiga nubwo bikugose, nta mbaraga bigifite, kuko ijuru ryamaze gutanga ubundi bubasha kuri wowe burusha imbaraga ibyakurwanyaga. Ijuru rimaze gutanga ubundi bubasha kuri wowe burusha imbaraga ibyakurwanyaga. Imana ikundindire, Imana ikunkomereze. Ndagukunda, ndagukunda. Mpamagara dusenge, mpamagara tuvugane, mpamagara imbaraga z'Imana, uburinzi bw'Imana, gukora kw'Imana gukomeze gukora kuri wowe, komeza kuganza. Reka dusenge tubwira Imana ngo turagushimiye ko hari ibintu ugiye gukora bindi bishyashya, ukatugarurira ibyacu. Mbonye ibigaruye, mbonye ibiremye, mbonye ibikoze. Mpamagara. Reka dusenge. Imana turagushimiye ko ukoze, urigaragaje nk'Imana, uratwimanye kandi uraturengeye kandi udushyigikiye cyane, kandi ukora ibintu bikomeye ku muntu wese ukurikiranye umwe bw'abera ministries. Komeza kuganza no gutegeka. Turabigushimiye kutwujuje imbaraga, turabigushimiye kugaruye ibyacu, turabigushimiye ko hari ibyo uhinduye, turabigushimiye kubikoze ku mugaragaro. Mu izina rya Yesu turakoze, amen. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane. Ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. Amateka yarankuze, bambaza ngo ari kubundi ukora iki? Ndi umunama. Amavuta akandagira amateka, nshaka kumva amateka n'ibintu umuntu yamenye. Amavuta akuraho amateka twanyuzemo. Ndafashijwe we! Amavuta akandagira amateka.